Hey guys, uyu munsi ndaza kubereka ukuntu ushobora gutega igitambaro mu buryo bwiza mu gihe nk'imisatsi yawe isa nabi cyangwa se wenda ushaka gusohoka vuba vuba. Ndi bumanze mpambira imisatsi inyuma kugira ngo nshobore gushiraho agatambaro kanjye. Urabibona hano. Kugira ngo ubundi impamvu ushaka kugishiraho no kugira ngo ubone volume. Kandi kugira ngo ubone volume ugomba gushiraho igitambaro utajyahambiriye cyane. Ni ngombwa yuko ugishiraho utajyahambiriye cyane kuko urashaka iriya volume. Ubwo nugihambira cyane kirata volume yacyo. Kandi niba ufite agatwe gatoya nkanjye uba ukeneye iyo volume. Urangije gushiraho agatambaro kawe ufata igitambaro ukoresha ugiye gutega ubundi ukagikunjamo kabiri. Ngiye nkunda kugikunjamo kabiri kuko urabona ko icyanjye cyo kirabonerana kandi ntabwo nshaka ko kagatambaro nako kagaragara. Ndagifata nkagikunjamo kabiri maze ubundi nkagishira ku mutwe. Ubundi ugafata ukitaho yuko igitambaro gikuye ku mutwe kandi ushobora kukizirika nta mbogamizi, ushobora kukizirikira imbere nta mbogamizi. Ubwo ndagifata ubundi nkagihambira imbere, nkagihambira neza ku buryo gifata ariko ntababara. Ni wumva ubabaye wirinde ukazazirika igitambaro cyawe kuba wumva kiguhambiye kikubabaje. Niba uri bukirirwa n'umunsi wose uzaba wumva umutwe wawe wenda kumeneka nukizirika cyane. Ukizirike ku buryo wumva gifashe ariko nanone utari kubabara, nta hantu na hamwe wumva ubangamiwe. Iyo ndangije kukizirika ndakifata nkakora ubunyabubiri imbere ubundi nkuko mubibona hano. Ndakora ubunyabubiri imbere kugeza aho igitambaro kirangirira ubundi nkakizengurutsa imbere. Ubundi kugifunga uragafata maze ukagahambira imbere ugatebezamo munsi mu gitambaro, ugatebezamo ku buryo wumva gifashe kitaguhambiriye cyane ariko kitari buhambuke vuba vuba. Ariko niba uri kumva kidafashe neza bikugoye kugifatisha, ni byiza yuko ushobora gukoresha nk'aka elastike ko gufata imisatsi. Kuri style ya kabiri ubundi ndafata imisatsi ubundi nyishire hejuru kugira ngo nanone mbereke ukuntu ushobora gutega igitambaro nta misatsi. Ariko ku muntu ufite imisatsi no gufunga we gusa imisatsi yiwe imbere. Iyanjye ubwo ndayifata nyishira imbere nkoreshe burabu pins kugira ngo nyipininge hasi. Ikindi kintu turi bukore ni uguhambira agatambaro kugira ngo kaduhe volume nkaho dufite imisatsi hejuru, nkaho twafunze shinyo hejuru. Ku bafite imisatsi ubwo ni ugufunga shinyo hejuru. Ku batayifite ubwo ushobora gufata agatambaro ukagahambira nkaho ufite shinyo hejuru maze ubundi ufata cya gitambaro cyawe ukagishiraho. Uri kumanura agatambaro nka hano ugomba kuba witonze kuko agatambaro ushobora kukamanura kandi kakandi washize hejuru kakahita kanyerera. Ubwo ni ukwitonda ukareba ko igitambaro cyagiye neza ku mutwe maze ubundi ukahita uhambira ariko udaziritse cyane, nanone utaziritse ariko nukuzengurutsa igitambaro kuri gatambaro washizemo imbere. Warangiza ugatebezamo munsi. Igitambaro kigomba kuba wagifatishije imbere kitaziritse cyane ku buryo ubabara ariko nanone utacyoroheje ku buryo unyeganyega igitambaro kikahita kigurukana n'umuyaga. Hano ushobora no gushiramo ubundi ibindi bitambaro mu gihe ushaka volume yiyongereyeho, ariko ngiye nshaka ubundi nkunda igitambaro cyoroshye kubera ko akeshi mba nshaka bandibwirirwa umunsi wose nkiteze. Ntabwo mba nshaka ibintu bindemereye ku mutwe, mba nshaka ibintu byoroshye biboneka ku mutwe neza ariko nanone byoroshye bitaremereye bitambereye byinshi. Iyi niyo style ya kabiri iroroshye, urabona yuko buri muntu wese yabikora. Iyi style yo nyita hambira usohoke. Ni ugufata igitambaro ugakubita ku mutwe ugahambira ugasohoka. Nka hano ni nk'iya mbere
ariko iyi ngiyi yo nta mavore y'umushiramo imbere, ni ka kandi uhambira ugiye kuhita usohoka, ariko nanone ku mutwe usa nk'umusazi, ushaka kuhita usohoka, ushaka guhisha ibisazi biri ku mutwe wawe bisa nabi, wowe ugafata ugahambira vuba vuba ukaba urasohotse. Hambira usohoke. Ufata bwa bunyabubiri nk'ubwa mbere, maze ubundi ukagahambira ku mutwe, murabibona hano. Ukagahambira ku mutwe, ubundi iyo ndi kubikora ntabyigisha mpita mbikora vuba vuba nihuta. Ariko ugakora witonze, ukazirika munsi, kaba gafashe, ubundi ukaba urasohotse. Niba ugiye nko kuri butike, niba ugiye nko kugira ibintu ukora bya vuba vuba udashaka yuko usohoka hanze usa nabi cyane, nako gako bakita hambira usohoke. Izi nizo style 3 nashaka kubagezaho zihuta ushobora gukora ukahita usohoka mu nzu kandi ukaba unasa neza. Ubwo rero ndabifuriza umunsi mwiza, ijoro ryiza, ubwo naho ubutaha mu cyumweru cyiza.